Abateze amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Musekeweya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Musekeweya ihita kuri radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Ubushize Kigingi yabunzaga imitima yibaza uko yakuzuza bwanga ibyo yasabwe ngo abone akazi kataramuca mu myanya y'intoki. Noneho yasabaga se kumugira inama cyangwa akamurangira umugeni byihuse. Soso we yari yaraye ijoro rita hanze yibaza icyo yacumuye ngo abe yaraviriye ubwo kutakirwa na se yaje asanga. Rita se kubwo yafashaga kibanga na Manyobwa gucoca ikibazo cyari mu rugo, ibintu ahubwo byari bihinduye isura. Manyobwa ariye karungu byarangiye gute? Reka ntangire mwiyumvire. Uko ibintu tubyifatemo dute Shema? Batamuri nanjye biranyobera rwose. Naremye yuko njya kureba niba Shantali atabaje akabura umukingurira. Yewe nakumvise ubyuka kenshi ngira ngo wagize ikibazo mu nda. Ariko se nk'uko kuki yahisemo kwandika yavuga nibura. Ahubwo se buriya ntacyo yanditsemo cyaturangira aho yaba ahererera. Reka ndebe muri uru rupapuro turebe. Bavandimwe nkunda, Shema nawe Batamuriza, kubaho kwanyu gutuma isibera benshi nziza. By'umwihariko byo mwambereye byinshi mu buzima, ariko gasore yarambereye byose. Kuba yaranyeruriye mu nyandiko akananyihenuraho ambwira ko yanzinutswe kandi ko inkuma azakenera yose azayibona, byatumye numva nta mwanya ngifite kwisi. Nubwo nari mfite impamvu nyinshi zo kubaho, nsanze ari byiza ko mbabisa nkabisa n'umuryango utakinshaka. Muzamenye Prince na Princess. Gamagambo gusa ndumva nta kirimo cyatuma umuntu anakeka ko yaba ari ngo tumushake. Ibase ko na telefone ye nayitariho kuva ejo nijoro. Shema, twikomeza gutinda mu makorosi rwose. Numva mpangayitse bikomeye. Ubu ntitwabimenyesha abashinzwe umutekano. Ubwo se twabanje tugashakisha ashoka hose tukabaza n'abantu niba ntabamubonye. Ya Shema, uzko Shantali aramutse agize icyaba turi mu bambere babibazwa kuva yabaga hano. Ariko urabizi Batamuri. Reka mpamagare gasore mbimubwire twumve niba wenda we nta makuru yaba afite. Ngaho gerageza shire no mu ndangurura amajwi nanjye numve hari icyo ndi bumubaze. Kose ko numva titabaho nta kiryamyera. Ndumva yifashe. Aro, waramutse gaso? Akomera Shema. Namoro se ko munzindukira? Yewe oya ntayo. Twashaka kukubaza niba Shantali mwamuri kumwe cyangwa niba hari amakuru yuzi kuko rwose kuva ejo twaramubuze. Ubwo se Shantali yabanye mutate none hora. Niba mwamuze ni mujye kumushakira ku bagabo weye. Ngo nyamara gaso nubwo kina rwose umenye ko Shantali adakurikiranwa ashobora gukora ibintu bitari byiza. Nibyo bya mbere yabakoze se. Hakuguzi ko twasanze yanditse akandiko adusezera avuga ko arambiwe ubuzima gaso. Hanyuma ibyo bikaba bigomba kumbwira iki jewe. Nyamara wakina mu byo utazi gaso. Kuba byonyine yabuze mwagombaga kwita abantu urukiko. Ndakubwiza ukuri bishobora kugukoraho. Ushatse rero wava mu byo urimo kwivugisha tugashakisha Shantali atari yahura gaso. Ariko ye nabura mu rukiko ibyo biramureba. Umenye rwose ko nta na gito kubura ko bimbwiye. N'ubundi ntacyo yamaraka. Ego mana yanjye. Arayikubye se? Karame twicaye muri agakumba se hari icyo ko kitaruye akavuyo k'abakiriya. Nta kibazo. Dore kandi ibyo nanga. Wigiye umukiriya wahoze yagendeye kuki batarandurira iki kirahure koko. Nubuzizeho karuhise bamugere. Ariko uyu mukiriya nawe baza nta nyota yari afite. Gusiga ikirahure cyenda kuzura gutya koko. Henga mwereke. Sha. Ariko kana hatagira udusuzugura ngo twaje guhunahuna. Gusa kigaragara bakora hano nta bunyamwuga bwabo rwose. No gufungura akabari bakibwira ko ibindi byikora. Yabazi icyo bakora se niba badukurikiye bagahita batubaza icyo dufata koko. Uko biri kose ntihabura umwana utambuka tukamusifura tukamutuma. Wa mugani. Wambwiraga ibyaho kanyabugokazi
kaje kugutekaho imitwe harya ngo nisoso erega si imitwe gateka kagira inkuru gusa urumva ko nta kuntu nari kwishima kuba soso yaraje kunshakisha imuhumuro na bumanzi reka da wakoranye n'uburyo kazi mujye wabigese uko nkora niyo narigibwa narya inzungu njya gukorana na nyina wako gakobwa nari namwibeshyeho kubera ururimi yavugaga ngira ngo n'uwi wacu wagiye gushakisha ubuzima ibugo ese nuko byagenze ndeka sha nagiye kumenya ko atari uwacu amazi yararenze inkombe kera mpita nyabangira ingata ndagatada none akavuyemo ngo karino ese waramaze mujye akanyabwo kazi wasizwe haye isomo rwose ndetse abaye umugabo yikuru tarahati baba bikabije kora ahubwo umuntu umugabo apu ariko ubundi ubwo bafite n'ubwiki ko nta nikemeza ko uwo mukobwa ari uwanjye koko mujye kandi mukanya warumbiye ko atari imitwe shatse nanabihakana ukuzi imbwebwe zibugo hari ukuri zishobora kugira se uzabihakana rwose mujye abanyabugo baba bakagera n'indyarya mbi reba nk'akakambana iyo cyagiye kataducika gusa uyu se wateye aturukaye umva ngo aramwarakabaza ubusa ahubwo mwaje kwicara hano umuti Rutagani aha nitwo hasanze turagusaba gushaka ahandi wicara oya rwose niba kandi ari n'inyota baguhe ndishyura ariko uduha amahoro urumva hagati yanjye namwe ninde wageze imbere unafite ikirahure cyari cyawe se Rutagani ese ni wowe none umugabo yiranguza ibirahuri by'abandi atazi iyo biva niba bije ariko sirika kuza gusuzugura abantu hano waje kuduha amasomo cyangwa amasomo yabafata sinzi uko yabamese uwabaroze ntiyakarabiye gusa mumenye yuko ibyo mwarimu nabyumvise byose ubwo uraje ugiye kwigira bamenya nka bimwe byawe bya kera mugatinyuka mukita abanyabwo amazina y'inyamaswa abantu nkamwe koko muzi ko ibyo byitwa kwambura abandi ubumuntu ngo bagire nka harya abanyamumanzi bajya kubitekera kora nibyo koko hari igihe nise abanyabumanzi amazina abambura umuntu simbihakana none se ariko hagize igihe kinini ngarutse mu nzira nziza izo nzira ahubwo kwibuka ko hari abo ntahaye urugero rubi bitajya bihora kuntera akantu ku mutima n'akaremba narize kuvugira abarengana nari nabavugira se ahubwo ntaraburira umwana soso mwavugaga ngo amenye uko yitwara ariko se Rutagani ntiwivugiraga ko uri inyangamugayo ubwo se wamvamo koko rwose ntazabikora ese ubwo urigiye amaki Fidusiya uzi ko rero ntazi kurimo cyangwa se cyangwa urugendo mbene ubwo uzongera kumbeshya iki Mbarubukeye uzongera kumbeshya iki koko yampaye nka data uje gushaka iki kwa Fidusiya se ngo nje gushaka iki wowe mbonye uri hehe ngewe si ngewe nari ndimo nako ndabaza ubusa n'ubundi sinari nemeye ikinyoma cyawe ko ngo mwacanye umubano rega ubwo arunkurukiye rero ngo ngenze Mbarubukeye ngo umuntu asiga ikimwirukaho ntasiga ikimwirukamo kuba ngusanze kwa Fidusiya bifite icyo bivuze Nyiranda babarira utandakaza umujinya narinje gutura Fidusiya nkaho gusuka hose ngo iki ese ubwo rero ugasanga ari wowe ukwiye kurakara Mbarubukeye tarakarase kuki ukomeza kunshinja ibitari byo ibitari byo ni ibihe kuba inshoreke yawe yaraturahuriye cyangwa nuko nongeye kugufatira mu rugo rwayo ese wambajije impamvu hansanze ukareka gukomeza gushaka ibyo uremeka wayivuze se wowe ntabanjije kuyikubaza wowe ufatiwe mu cyuho ubu narinje kubwira Fidusiya icyo ntekereza wenda naruhuka nyuma yuko asigiye kabutindiyeho kangara umva Mbarubukeye urambeshya kuki saa sita nguhereza ibyo kurya wambwiraga ngo nagukerereje ngo hari aho ugiye kujya hanyuma ntumbwire ko ari hanuje hanyuma se kuki wowe wambwiye ko ugiye ku isoko tukaba duhuriye hano ndeka ahubwo se ako kagore ngo ni Fidusiya kariye ngo mwereke ngo ngadure umujinya wose nagize kuva nakwitwa nge urashaka kwihorera rero Nyiranda mbabarira ngo usabe nigasohoke subira imuhira ibyo gutura umujinya Fidusiya windekera urumva ntaha rwose ngo ngende genda nyine Mbarubukeye n'ubundi ndabizi uracyafite umugambi wo kumarika Fidusiya urumva urashaka gusigara ukora iki ko atarimo cyangwa muri kwisi ngo turi kwisi ariko Nyiranda uri umusazi cyangwa ubwo wasanze ntacyo kirengera nyine Nyiranda none waruje gusubukura ubucuti hoshi genda taha ngenda urumva taha isubira mu rugo rwose urumva urumva taha ye
wimva mu rugo rw'abandi urugo si urwawe urumva genda wisunika nawe ngiye wisunika ariko murakoze gutuza twongeye kubibutsa ko hano ari mu rukiko atari mu isoko nk'uko nari maze kubivuga kuri iyi saha ya saa 9 uyu munsi twagomba gukomeza urubanza agasore aregamo umugore we Shantali akaba asaba gutandukanywa nawe uregwa ntahari ndashaka kubaza bwana agasore niba hari impamvu yaba yatumye umugore we atitaba urukiko nyakubahwa mucamanza murakoze guhitamo mu ijambo ndabanza kongera kubashimira ko mwakiriye ikirego cyanjye kuko nawe uri umugabo ukaba warishyize mu mwanya wanjye warakoze rwose mubyeyi warakoze cyane rwose hari abagabo ntihapfa mpati mwarakoze mukecuru ndongera kukwibutsa ko bitemewe kuvuga mu rukiko udahawe ijambo urumva bwana agasore nawe ntugomba kwitiranya ibintu ikirego cyawe cyakiriwe kuko ari uburenganzira bwawe nk'abandi bose ntawe bihuriye nuko twembi turi abagabo ndagusaba gusubiza ikibazo nakubajije urasa ku ntego bwana mucamanza rwose umugore wanjye asanzwe ari umunyagasuzuguro yaransuzuguye anca inyuma none kuba yasuzuguye n'urukiko yanga kwitaba ndabasaba ko mwayibonamo ikimenyetso cy'uko yamanitse amaboko akemera ko atsinzwe nta yindi mpamvu rwose yatumye ataza nkaba rero nsaba guhabwa agatanya none aha bidasubirwaho rwose nuko gasore mwana wanjye rwose nicyo cyemezo gikwiye gufatwa nta kindi pe madamu Zaninka nongeye kukwibutsa bwa nyuma ko kizira kwiha ijambo mu rukiko nacecetse kandi ntibyemewe gukoma amashyi ngira ngo waranabihaniwe yego nyamanya ko wa mucamanza aba nabo n'abagize umuryango wanjye wamperekeje mwabahana bakanya bakagira icyo bavuga yego umucamanza rwose uyu muhungu wanjye arababaye pe kandi namwe rwose murabibona aragowe bidasanzwe rwose akeneye kuva kuri iyi ngoyi yo gutegereza Shantali namwe murabona ko bigaragara ko yatsinzwe murumva murabona ko rwose ko yaba ari uguta igihe pe nanjye ndasaba ijambo urarihawe nyakubahwa mucamanza n'abagize urukiko uyu gasore ni murumuna wanjye nkaba mbasaba gukomeza ubushishozi mwatugaragarije kugeza ubu biragaragara ko Shantali yabura ibirengero kuko twanamuhamagaye twamuzi nkambona ahubwo urubanza rwasubikwa kugira ngo habanze kurebwa niba wareze yaba atagize uruhare mu ibura ry'urego mu rwego rwo gushaka guhabwa agatanya vuba agamije inyungu ze Rutagani ni wowe ungambanira utyo mukuru wanjye koko urambabaje cyane urambabaje Rutagani gaso ndakumva si wowe agambaniye wenyine agambaniye umuryango wa munyemanzi wose kuguca muziko ni gushyi nta soni Rutagani natiyugashinja murumuna wawe mwose rimwe ukamushinja ibura ry'uriya mugore ngo ni Shantali ariko koko indi byaramweru na muhima koko nimutuze kuko bitabaye ibyo mwese turabasura dukomeze muhezo ubundi amategeko hari icyo yateganyije ku bibazo bimeze nk'icya Shantali na gasore hari ikindi se kitari kwemeza ko nsinze mukadutanya oya si ibyo hari ibiteganywa n'amategeko igihe uregwa abuze kandi hakaba nta makuru ahagije y'aho aherereye ibyo se ni ibihe nyakubahwa nimubimbwire vuba rwose njye kubwira abana banjye ko dukize nyina wababereye gito niko umuhungu uri gukaraba intoki cyangwa uri gukina n'amazi none se isabune yanze kuvaho ubwo se urakubita amazi n'ikiganza kimwe isabune ishiraho koko ni uko usanzwe ukaraba intoki iyo uvuye ku ishuri agasheri batamuri karame ngiye ko ndabona umuhuza atishimye ibyo ntabwo nzongera kwishima ku isi yose iki cy'umuhungu niki cyakubabaje ku buryo uvuga utyo usa agasheri n'ubundi intoki zari zakeye akira ngo hanagure utubwire ikibazo ufite umuhungu none se dadi urahita ugikiza urarwaye se umuhungu muhuza wacu humura mbwira gusa papa nta cyamunanira kugikemura iyo adashaka gukomeza kubona umwana wababaye kandi niba ari n'amanota mabi humure ntacyo tugutwara kuko bibaho iyo umwana atihatiye kwiga gusa turakuze ubutaha uzakora neza maze ugira amanota meza sibyo mama we ntabwo ubizi rero none se urumva nabimenya gute utabimbwiye agasheri siza bose bwiza abaye cy'umuhungu mbwira vuba icyo yagutwaye njye kwihaniza nyina oya buretse Shema uretse kurakara tubanze twumva umwana ngo byagenze bite umuhungu
yambwiye se ngo ntabwo azongera gukina nanjye. Ntabwo rero bavuga ngo si yambwiye, urumva baravuga ngo ntiyambwiye se ngo ntituzongera gukina, sibyo? Yes daddy. Kuki zaba yanze ko muzongera gukina umuhungu? Mwongeye kurwana? Oya, zaba yambwiye ngo abazimuka sinzongere kumubona. Ye? Fidusiya se yabagiye kwimuka? Byantangaza cyane. Ariko niba ari nabyo tuzashyira tubimenye. Nsengenza ari nyina nande. Oya gasheri, oya humura rwose. Kandi hari n'abandi bana benshi muzajya mukina, sibyo? Kandi nayizabaye wenda muzongera mubonane. Ariko Shema Maribori aka karirimbo uragaharaye. Melodie aka karimbo kari kunkora umutima muri iyi minsi. Cyane cyane iyo turangije ibyo twakoraga ku kagoroba nk'aka. Ahubwo reka twihembe kaje. Merci Sha Melodie, kubona inshuti mufatanya mukajya inama, mukiyubuka mugatangira kuzamuka nko kwacu, wikwiye aka kajipe. Ahubwo kamare nkongera kandi niwe wazanye igitekerezo cyo kujya dukora ibintu byoroshye iyo twananiwe, ubundi twa dufite imbaraga tugakora ibisaba ingufu nyinshi. Ngira ngo ariko urabibona ko byatugiriye akamaro kanini kandi bigatuma dukoresha igihe neza. Umva cyane pe. No kuba nawe nyumva tugasenyera umugozi umwe nibyo bituma numva aka karirimbo kamvugira ibyo ntabasha kuvuga. Ngaho mfashe umwana njye kubika tuno twenda twinari maze kwanura. Apacuri mama, gwino tuwe twiganira wongera unsekere n'utwo dutama twawe twiza. Wowe kwemera ku apfa kugera amaboko ubundi agatangira agatwenga. Maribori! Maribori! Batamuriza impera y'umunsi Melodie. Mabona gatani Maribori arihe ngo muhindurire. Arihe? Ese haba iki gituma dutera muri uyu mugoroba Manyobwa? Urabona ko mukanze umwana? Icyo kikire mama yari. Maribori mbonye akatiye mu kiya cyumba. Maribori se yakugeza ate ku buryo umuhigira kubura hasi no hejuru? Nicyo kiradiyo vuba niba utaka kubyumva. Aha, reka nyizanye. Yumva icyo kintu gituma uzuca ibiti n'amabuye. Ako ntacyo mvugana nawe. Iyo ndaya ngo ni Maribori iri hehe? Ko numva ushaka gutukana Manyo. Ndakwibutsa ko hano atari iwawe. Nta no kwibango natwe twubahe. Menya ko muri iyi nzu nta ndayihari. Urabyumva neza Manyo? Okay. Niba nta ndayihari rero. Nta ndayihari. Maribori wari he ngo tubonane? Nakabonye gakwepa. Kabwira kandi hano mpere kuko nteye. Manyo, ahubwo ndagusaba guhita ugenda ntarahamagara abashinzwe umutekano ngo mbabwire ko waduteye. Gira vuba ugendeze. Adewe, kwangenda. Genda nyine. Urikira igitugateka madamade. Nakoreka nkwereke. Ndafatira inkweto n'udukapu mbijyane. Nzabigumana kugeza Maribori adakunsaka. Oya, niko bimeze. Fata. Reka ahubwo nkwereka aho Maribori ari. Do, kingura iki cyumba urebe. Ni hano kari. Nakanda hanigiramo. Ndahitamo katadibagira. Ugatabana nawe. Adagira kaka. Kadihe. Ndaguhamije tu. Melodie. Unaangiye nguza. Melodie. Unaangiye wakido. Chimuta abana kaka. Akakuba. Ako kaya kigumanire. Ndagukiza. Ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Maze ndeba amaherezo ya Manyobwa inyuma y'uru rugi. Naho ubutaha. Igice mumaze kumva cyahimbwe na Ingabire Laurence. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura, wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788038116 cyangwa ubutumwa ukabwohereza kuri internet kuri adresse ikurikira musekeweya@yahoo.fr. Ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe no wajya ku rubuga rwacu www.musekeweya.org. Kuri urwo rubuga kandi uzahasanga ibice byose byahise by'ikinamico Musekeweya. Musekeweya imuhumuro na mumanzi hakemetsi ingemwe z'amahoro n'uzitangwe hari urwango ntizimera.
twongere tubifuriza ibihe byiza aho muri hose shuti mwese mukunda gukurikira urubuga rw'ibitekerezo by'abakunzi ba Musekeweya. Uyu ni wa mwanya tubagezaho umwe mu butumwa tuba twakiriye mu cyumweru giheruka. Ubwo duhereho ni ubwoherejwe na Jean Damascene Nyabyenda uri Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Yateruye agira ati muraho bigisha beza bakwizi neza hose imitima igasubira mu gitereko. Nejejwe nuko muhari kuko mufatiye runini umuryango nyarwanda. Ndifuza kubwira Gafarasi na Karimanzira kureka gutesha abandi agaciro. Yaranababajije ati usibye kwanga ibyiza gusa mwasobanura ububi bw'abanyabugo kurusha ubwo mufite. Nimwumvire Samusoni kandi muhinduke. Na buri munyarwanda ukurikira Musekeweya ufite imico nk'iyanyu atangire none ahinduke twibere mu Rwanda rw'amahoro. Soso reba umuntu ubwawo muri kumwe ureke gushyira abantu mu gatebo kamwe ukurikije inyigisho mbi wahaye n'umubyeyi kandi bibere isomo urubyiruko twirinda kuyobora ibyandagaye byose. Uyu mukunzi ati si byiza gukurikira inyigisho mbi zo ku mashyiga. Naho Ndahimana Theogene utuye Gacuriro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali we yateruye agira ati muraho rugero rurasa ku ntego rukigisha ku byiyumviro byacu. Inyigisho zanyu ni inyamibwa. Ndagira ngo mbwire Mbarubukeye Mbarubukeye urushyize kera ruhinyuza intwara ariko mu rwego rwo kwirinda no kurinda abandi ukwiye kwemera ko ukuri kugaragara kuko bizakongerera iminsi yo kubaho. Maribori nawe Fiete kuba muri abanyakuri bikwiye kubera abandi urugero. Kigingi yagiriwe inama kenshi arinangira none byari bikwiye ko akosorwa agaragarizwa ukuri akamenya ko umwari atari umupira ushyira mu kibuga mu kanyu kawurenza mu kandi kanyu kajya kurengura. Uyu mukunzi wati nitwa Niyonsenga Albert ndo mu murenge wa Kabare akarere ka Kayonza mu ntara y'Uburasirazuba. Musekeweya n'umwarimu w'umuhanga watumye nibuka ibyambayeho mu minsi ishize. Ibihe Gasore arimo nanjye nabinyuzemo igihe kinini. Nagiye ahantu nkorerwa ihohoterwa. Naje kugaruka negereye umugore biranga ariko ndabimuhisha. Bita nshaka akazi k'ijoro. Sinzi ukuntu yaje kumvumbura abiganiriza umuganga. Umuganga kubera ko duturanye yarantumiye aranganiza numva byari ngombwa kwivuza. Narivuje kandi ndakira. Muri iki gihe ba Gasore ni benshi ariko icyambere ni ukwivuza. Naho kwiyahuza ibiyobyabwenge sicyo gisubizo. Angelique nidufashe utuye mu murenge wa Shingiro akarere ka Musanze nawe yohereje ubutumwa. Ubwe buragira buti muraho baganga bo muri imitima ya benshi kandi babyeyi beza. Natangiye kumva Musekeweya ndi mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza mfite umutima mubi nkwaza n'inka nkazajya mbi umwuka mubi muri bagenzi banjye simbabarire abandi bana ariko nakomeje kumva ikinamico Musekeweya kugeza ubu. Ndashimira Batamuriza na Shema kuko batumye mpinduka. Umucyo mwatanze wamurikiye ubuzima bwanjye mba mico myiza muri bagenzi banjye none ubu nasoje amashuri yisumbuye ndi intangarugero hose. Imana izabaho umugisha n'ukuri. Ubutumwa tugezeho ni ubwani mukuze Jean d'Arc atuye mu murenge wa Busoro akarere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Yaragize ati muraho amahoro y'Imana bane namwe. Kigingi wereka nkubaze uzakura ryari koko uziko nawe ubwawe wibangamira nawe se tekereza usabye Mariza ngo mubane uragenda na Maribori nawe ngo mubane urumva atari parapara muri wowe. Tangira azero ubone uko uzubaka hazaza. Mbarubukeye ubundi ubwo burwayi uzawisha kugeza na ryari? Ese nta miti uzajya ufata? Reka nkubwire ikiruta ni ukubahiriza amabwiriza y'abaganga naho ubundi kumenyekana si ikibazo. Nisabwa Abdul uherereye Ruhanga mu murenge Rusorora akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali we yaragize ati muraho neza bari mu mutwigisha tugafata bitatugoye. Munyemerere ntangire mbaza Kigingi ni ese Kigingi ibyo nakubwiye ntibibaye ntufashwe ubuse kubuzi ntama n'ibyumuragana he ko twese twari tukuziho ubutwari none ukabusigaye urangwa n'ubugwari rwose wisubireho. Uyu mukunzi ati sinasoza ntavuze kuri ikibasumba Manyobwa rwose Manyo gabanya gufuha kuko ibyo ntaho bizakugeza. Ese ubwo ubona udakabije kweri Manyo twese turakwemera ariko urakabije. Ubutumwa bw'imugoroba reka tubusoreze ku bwa Mugwaneza Beatrice abarizwa mu karere ka Gicumbi intara y'Amajyaruguru. Yatereye ubwe agira ati nukuri Musekeweya yatubereye akabando ati ndasaba Maribori ngo Kigingiye kumutesha umutwe naho Gasore we nasubiza amaso inyuma yibuke urukundo Shantali mukunda. Mugwaneza yasoje abaza Gasore atese undi mugore urumva azagukunda koko akagukundira n'abana. Ubwo nibwo butumwa twabahitemo kuri mugoroba. Abanditse mwese arabo dusomeye ubutumwa n'abandi benshi tutabashe gusomera ubwabo kubera umwanya utabitwemereye. Mwese mwarakoze ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye. Namwe abari baduteze yombi mwakoze cyane. Mukomeze mugira ibihe byiza. Kuri mikro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Musekeweya imuhumuro na bumanzi hagemetse ingemwe z'amahoro uzitangwe hari urwango ntizimera